mwabyumvishe kari amasaha mukunda muri benshi, amasaha twumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ribohora. Amen. Ijambo ribohora, kandi tubashimira mu by'ukuri ko namwe iyi saha mujye muyizirikana kugira ngo mubane natwe. Yego. Kumenya ko mudukurikiye natwe nicyo kiduhesha kubaganiriza. Ntabwo twatanga ikiganiro tutazi ko hari abagikurikiye. Turabashimiye rero, turabashimiye ko mwigomwa iki gihe cy'isaha imwe kugira ngo mukurikire ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ariko dushimiye Imana cyane iyo ibashoboza kubona uwo mwanya, natwe ikadushoboza kubona umwanya ndetse ikanadushoboza kuvuga ubutumwa bwiza. Abo muri kumva rero muri studio nabavuga ubutumwa bwiza mumenyereye. Njye uri kuvuga ni Emile Nshimiyimana. Icyo ruta byose ndi umwana w'Imana, ndi umukiranutsi mbikesha kwizera Yesu Kristo wankuyeho urubanza rw'ibyaha akanyunga n'Imana. Amen. Nkaba ndi mu isi nizeye ko iwacu ari mu ijuru. Amen. Kandi mu buryo budasubirwaho. Amen. Ndi kumwe na mwene data ngira ngo nawe abibwire, kandi si mushya mu kiganiro, hanyuma dukomeze kuganira mwamenye bo muri kuganira. Nanjye ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kinyura kuri Country FM, abakunda guhozaho urushinge batarukuraho. Yego. Ndabasohoje. Yego rwose. Amazina ye asanzwe rero uri Musabyimana Joseph Mugisha, ariko ndi umukiranutsi. Yego rwose. Ndi umukiranutsi mbikesha igikorwa Kristo Yesu yakoze. Yego. Kubera ko ari we wakoze ibyo nasabwaga byose imbere y'Imana kandi akabikora neza. Amina. Amen. Umandi mwisi nezerewe ndikesha kwizera icyo gikorwa cyakozwe n'Umwami. Amen. 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 Yesaya yaravuze ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ayo mahoro turayamushimira. Amen. Niwe we yaduhesheje. Niwe yaduhesheje. Sinzima tutashimira Imana. Yego. Kubwo uyu mwanya iduhaye tugakomeza ikiganiro. Amen. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuvuge ijambo ry'ubutumwa bwiza ryadukijije urupfu rw'iteka, kugira ngo n'abandi nabo bateze amatwi radio Country FM nabo ribakize nkuko ryadukijije. Amen. Turanagushimiye kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ukomeje kurinda ariko ukarinda n'abayobozi bacu waduhaye, kugira ngo nanone dukomeze gutambutsa ikiganiro mu mahoro. Ni wowe byose tubikesha. Uyu mwanya rero turagusabye kugira ngo ufungure imitima y'abaduteza amatwi, kugira ngo bafashwe nawe muri byose, kandi natwe urakomeza kubana natwe. Icyubahiro no guhimbazwa no gusingizwa bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Ntaribagirwa dusohoje bene data. Yego. Arabadukurikiye kakanya, n'abazadukurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga, kubera ko ikiganiro kizagera kure. Yego. Ubu rero bose turabasuhuje. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana nabo. Yego. Atwarire mu mitima yabo. Amen. Nibyo. Yego. Uyu munsi rero turifashishije ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya, igice cya 2. Yego. Guhera ku murongo wa 15 kugeza ku 21. Yego. Turasoma ubundi dusangire ndabadukurikiye. Yego. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo dore twebweho
twavutse turi abayuda, yego, ni turi abanyabyaha bo mu banyamahanga. yego, nyamara tumenya yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko. yego, kuko ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. yego, ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo, tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, yego, ibyo byatuma Kristo avugwa ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabeho. kuko niba nongeye kubaka ibyo nashenye, mba nihinduye umunyabyaha. yego, amategeko yanteye gupfa ku mategeko, yego, ngo mbeho ku Mana. nyamara nabambanwe na Kristo, ariko ndiho. yego, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. ibyo nkora byose nkiri mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. amen, amen, Imana ishimwe. amen. nk'uko mubimenyerero ikiganiro ni cya kindi, ijuru ntirikorerwa. tuba dushimira Imana yaduhaye ijuru ku buntu, amen, biciye mu gikorwa Yesu Kristo yakoze. yego, ariko namwe twifuza kubagezaho iyo nkuru nziza, kugira ngo abari bamaze igihe barishakira mu mirimo yabo, bien bakaba baranaribuze kubera ko ntirijya riboneka n'iyo nzira, natwe twayibanjemo. yego, noneho bamenye aho ryabonekeye, yego, ko twarihereye ubuntu muri Kristo. niyo ntego y'ikiganiro. uwo dukurikira turagira ngo iri joro bigukundiye cyangwa se Imana ikugiriye neza, ube nawe wararana ibyishimo by'ijuru. ntabwo ari urugendo rurerure, ntabwo ari ibintu umuntu aba adasobanukiwe, atazi ngo nzajya mu ijuru cyangwa se nzajyayo, niba nzapfa niba nzakira simbizi, ibyo nk'akanyoni ngo karitse niba ari ngo ku nzira. ntabwo iby'ijuru ari tombora, ntabwo ari roto, ntabwo ari oya. iby'ijuru birasobanutse, birasobanutse. n'ibyiringiro umuntu atunga akabigendana, yego, akajya biryamana, yego, akabibyukana, yego, akabijyana mu isoko, yego, akabitahana, yego, akabijyana mu murima, akabikura mu murima, akajya asinzira. yasinzira urugendo rwe rurangiye mu isi, akaba azi ko agiye mu ijuru. nta bintu by'urujijo birimo. nta kuvuga ngo nindamuka ngo mpfuye ngo ntariyeza ngo biraza ngo kugenda bita, nimba ngo ntasabye penetensiya ngo koko nzajya mu ijuru. ni ibintu bisobanutse umuntu atunga, ku buryo ubimubajije niyo yaba akangutse abimubwira. ahubwo ibyo mu isi nibyo bintu bidasobanutse. akenshi usanga ibintu byo mu isi bihindagurika, mu kanya ntituzi niko imvura iza kugwa, ntituzi, mbese ibyo hano birahinduka. umuntu afata imodoka ajya i Kigali atazi ngo ese iragerayo. ibyo bintu byose bya hano birahindagurika. umuntu ariga atazi ngo nzabona akazi,
umuntu arashaka atazi ngo ruzakomera, agahinga atazi ngo bizera cyangwa bizarumba, ariko ibyo mu ijuru si uko bimeze. Niba barogeranya n'ibyo basanzwe babamo simbizi, niba abantu bashobora kubigereranya no kuba naranguye niba nzunguka, ibyo ntatombora ibamo, ntatombora ibamo, ni ibintu bifite umurongo usobanutse. Ikibazo ni uko abantu bayobewe uwo murongo, ariko tumaze kubona hano amagambo wenda atari na menshi cyane. Yego, ni Pawulo wayavuze. Yego, ariko ari kugerageza gufasha abagalatiya, nabo yari yarababwirije ubutumwa bwiza, ariko haza kwivangamo inyigisho z'amategeko. Yego, noneho aho basubiye mu rungabangabo, mbese bari mu gihirahiro, bari mu rujijo, kuko bafashe ubuntu bw'Imana babuteranyaho amategeko, babibura byose. Iyo mvange ni mbi cyane, nimbi ntimukayirye, iyo mvange itera mu nda. Imvange y'umuntu kongeraho amategeko, ntubona Yesu n'amategeko urayabona, nayo ntuyashoboye. Uheramo hagati, uranana aho uri kunanaba ko mu gihe yibaza nimurunduka ndapfa, nindekura ndapfa, ariko nabwo numva naniwe, ishami niricika ndahwera. Oya turagira ngo tubatabare. Yego, wari uri kunanaba utazi amaherezo yawe, turagira ngo tugufashe, turagira ngo tugutabare, nibyo, turagira ngo tuguhumurize, tukubwira ikibazo cyakemukiye. Pawulo rero agaragaza ikibazo abantu bafite, mu by'ukuri ko batasobanukiwe iby'amategeko, ariko ngo banasobanukirwe n'ibya Kristo. Yego, ari kuvuga rero ko bo ngo bavutse ari n'abayuda, ubundi abo Bisirayeli nabo bahawe amategeko, nibo bayahawe, akavuga ko we atari umunyamahanga. Yego, kuko abanyamahanga bo nayo mategeko ntayo bari banahawe, sibyo? nta mana rurema bari bafite, nta byiringiro bari bafite, bari abashyitsi ku masezerano. Yego, ngo nta byiringiro by'ibizaba bari bafite. Yego rwose, nta mana rurema. Yego, nta byiringiro. Yego, abatakebwe, abantu batazwi. Noneho we avuga ko nabo ubwabo nubwo ari abayuda bakaba barahawe ayo mategeko. Yego, ariko nabo ngo baje kumenya ko aka kantu yavuze ku mirongo 16, nyamara tumenye yuko umuntu agatsindishirizwa n'ibintu bitegetswe n'amategeko, ahubwo agatsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Aha iyi nteruro nsorejeho ni gukurira abantu inzira ku murimo, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzagirwa umukiranutsi n'imirimo itegetswe n'amategeko. Niyo mpamvu natwe nubwo turi abayuda tukareba twari twahawe amategeko, ariko twaje kumenya ko amategeko nta muntu yatsindishiriza imbere y'Imana, nta muntu wagira intungane imbere y'Imana, nta muntu wagaragara atunganye imbere y'Imana abikesha ko yubahirije amategeko. Bityo natwe twizera Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko twamenye ko ari nta muntu uzatsindishirizwa. Ibintu bisobanutse. Abantu baduteze amatwi abenshi baba bavuga ngo none ngo amategeko ngo Imana yatanze none ubwo agiye tuyashyize ngo muyashyize ko muyajugunye, ko muyashwanye muri ibiri. Ibyanditswe byera bigaragaza ko yatanzwe. Abaroma 3:19 na 20. Ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Mwene data, kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Amen. Ngo kuko imbere
imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Amen. Imbere y'Imana nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo amategeko nayo kumenyesha umuntu ko ari umunyabyaha. Ni icyo cyamaze turayemera ijana, ariko umurimo wayo nayo gutsinda buri umwe wese wagerageza kuyishananikaho akamugaragura akamwemeza ko ari umunyabyaha 100%. Yego 2:10 yaravuze ngo umuntu wese witondera amategeko agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Ubwo wavuze ngo ntugasambane, niwe wavuze ngo ntukice, ubwo ni wavuze ngo ntukarakare, ubwo wavuze ngo ntukifuze n'inka ya mugenzi wawe n'indogobe ya mugenzi wawe. Yego mwene data, kwica kimwe mu mategeko imbere y'Imana bingana no kuyica yose. Ni cyamaze kugira ngo nusanga wasitaye sino kugica kuri sitara ntabwo rusitara bishaka sitara ni nka gisinagisi n'ubundi. Abo rero kugira ngo nusitara kuri rimwe umenye ko wayishe yose. Nusanga wayishe yose rero umenye ko cyari kigukwiye kwa rukurimbuka ni urupfu. Yego, kuko ibyo amategeko avuga nyine avuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Tugiye no kubigeraho mu kanya. Yego. Ku murongo 16 aravuga ngo ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avugwa ko ari umugabura w'ibyaha. Ntibikabeho, kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye mba nihinduye umunyabyaha. ubwo birumvikana ko Pawulo nawe yabanje kuba uwiringira amategeko. Yego, ariko aza guhishurirwa, aza kumenya ko umuntu atagirwa umukiranutsi imbere y'Imana n'imirimo itegetswe n'amategeko. Aza gusanga igihindura umuntu umukiranutsi ni ukwizera Yesu Kristo, imirimo y'umuntu itabigizemo uruhare. Yego rwose. Aravuga ati nongeye kwishyira kuri ibyo bintu, nongeye kuvuga ko imirimo itegetswe n'amategeko yagira umuntu umukiranutsi, naba mpindutse umunyabyaha. Ubundi nyine ubwo bivuze iki? Bivuze ngo umuntu wese uvuga ko yizera Yesu ariko akaniyumvamo umwenda wo kuzuza amategeko kugira ngo abe yaba umukiranutsi, uwo muntu aba yihinduye umunyabyaha. Ahubwo si nicyo gusa, aba navuze ko Yesu ubwo ari umunyabyaha. Nibyo icyo kintu nicyo, ariko kiranakomeye. Ubwo hajemo n'icyaha cyo gushinja Yesu ibyaha muri murongo. kuko ujya ubaza umuntu ngo wizeye Yesu ati yego, ati naramwizeye. Uri umukiranutsi se? Ngo ndi umunyabyaha. None se Yesu ni umunyabyaha ni kuvuza ubwo? Uyu munsi ndaza kumva telefone z'abantu bizera Yesu bakaba ari abanyabyaha. Bafite ikibazo mu rukiko rw'Imana. Ikibazo cy'iryo zina bitirirwa ritabagize abakiranutsi ni ukuvuga ngo Yesu nawe ni umunyabyaha, naramwizeye nkomeza kuba umunyabyaha. Uraza kutubwira uburyo wizera Yesu ukanaguma kuba umunyabyaha. Nuko Yesu wamwumvise igihe ushuka, ahubwo ukaza gukomeza kwishingikiriza ku bitegetswe n'amategeko, wibwira ko ari ahubwo yatuma utungana imbere y'Imana. Ndetse mu yandi magambo Yesu ntacyo yakumariye, ni izina tu, ni izina. Yego, yaba ringariraho. Hari aho Pawulo yavuze ngo ni Yesu wundi. Uwo ntabwo ari Yesu wabambwe wapfiriye abanyabyaha, wizeye ni Yesu wundi, Antikristo. Yego, Yesu umuntu yizera akomeza kuba umunyabyaha. Ese Yesu ni umugabura w'ibyaha? Pawulo yavuze ngo ntibikabeho. Ariko niba nongera kubaka ibyo nashenye naba nihinduye umunyabyaha. Mu yandi magambo, niba nkomeza kuvuga ngo nzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ako kanya mba nihinduye umunyabyaha. Kuko ibyo amategeko asaba ntabwo mbyubahiriza 100%. Yo uwo mwanya ahita nsinda. Ariko si ubundi umunyamahanga ku mategeko
wenda n'Abisirayeli wenda bo baranagerageje arabananira ariko bari bayahawe ariko si umunyamahanga ku mategeko ariko ikipe ijya gukina ikagerageza igatsindwa baranakoza Antrenoma yanagerageje yaragiye mu kibuga ariko hari ikipe itajya mu kibuga igatinya irushanwa bakayitera mpaga ni foro umunyamahanga ku mategeko ni mpaga Imana muzi mbese amategeko mbese yona uko we nta n'igishushanyo mbonera cyayo yahawe nukurumva cyo nibyo gusa nibyo kandi nuwo yahawe akayabona akandikwa aravuga ngo irya mbere niri irya kabiri niri irya gatatu niri irya kane niri irya gatanu niri irya gatandatu kugeza ku 10 nubwo arenga 10 amategeko ni 616 Imesika ubundi ibitabo bitanu bya Mose ni ibitabo by'amategeko nushaka kumenya amategeko yage musome ni menshi bazakubwira ngo umugore uri mu mihango niwe muri kujya mu bantu ntabwo amategeko ari 10 gusa gusa by'amabuye amategeko ari ku bisate by'amabuye hari n'atemerewe gusabirwa imbabazi hari n'atari yemerewe gutangirwa impongano wiki itegeko gapfa noneho niyo mpamvu hano mu Bagalatiya n'ubundi 3 yego ku murongo wa 10 bavuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore ntabwo bavuze noneho mudahirimbanira ibyanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore none uretse no kubihirimbanira nta muntu ubizi ntawe uzi ko nari 10 ubwayo turetse nayo 600 ubajije umuntu tiyambwire hera kurya mbere denere oya ari ubwira guhera akakubwira irya 10 niyo tuvuge atayakurikiza avuze ngo rya mbere n'irya kabiri ariko yakubwira ngo ntugasambane akavuga ngo ubije koze umunsi w'isabato ntukice cyako se yanagerageza irindi tikunde mugenzi ariko 10 oya uretse no kuyumviriza no kuyamenya abantu ntibayazi ariko ndagira ngo mvuge iki ngiki ndagira ngo mvuge ngo mu by'ukuri ntabwo Kristo ari umugabura w'ibyaha we gushinja Yesu ibyaha oya abaduteza amatwi dufite abantu benshi baduteza amatwi bavuga ko nabo bizera Yesu Kristo kandi bakavuga ko nta mukiranutsi ubaho mu isi Yesu mwamwizeye w'ikinira mutarabakiranutsi niki aka kantu mukumve mukiteho wenda muraza kuduhamagara niko tuvuga ko nabo wizeye Yesu ukanagaragaza umwaka wamwizeyemo kuri ubu ukaba ukivuga ko uri umunyabyaha 19 haravuga ngo amategeko yameye guta ku mategeko ngo mbeho ku Mana byo bisobanura iki bisobanura ko amategeko adakina amategeko icyo abereyeho ni ukukwica yibukije wa mugore wafashwe asambana bamushyikiriza Yesu uko byari byanditswe mu mategeko ya Musa ufashwa asambana aterwa amabuye mpaka apfuye amategeko ikibazo cy'intangazo none abantu badobse systeme yavuga ngo wargisha saba imbabazi oya baravuga amategeko yane gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana bivuze iki iyo amategeko wayishakurikiraho gupfa ntabwo wakurikiraho gusaba imbabazi Paulo rero ashima Imana ko yapfuye ku mategeko mu yandi magambo igihano yari akwiye guhabwa cyo kwica amategeko yagiherewe muri Kristo yarapfuye rero amategeko azi ko umuntu witwa Paulo wa kera atakiriho ni kimwe nuko azi ko umuntu witwa Emile wa kera atakiriho na Mugisha wa kera nanjye napfuye kuri ibyo kera kandi ubwo napfuye amategeko yarubahirijwe amen kuko igihano amategeko yankatiye hari uwagihano kandi mpanirwa muri we apfuye ndapfa mpfuye rero urubanza rwanjye rurarangiye rwakaswe ariko rurashyirwa mu imyanzuro y'urubanza ishyirwa mu bikorwa kandi kuko
ibyanditswe byera birabihana. Abaroma 18 haraho ngo mukorera bari muri Kristo Yesu nta teka bazakirwa, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko iby'amategeko yananiwe gukora ubw'intege nke za kamere yacu Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kugira ngo acireho ibyaha bya kamereho iteka ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. Amen. 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 Ubwo gukiranuka kw'amategeko kubahiririjwe muri kwasorejwe muri twe ubwo Yesu yapfaga aciraho ibyaha bya kamereho iteka. Umunyabyaha mbese ahanirwa muri Yesu, amategeko aranyurwa, aravuga ati kwese ubutabera bugize ute burubahirijwe. Umunyabyaha nahigaga ndamucakiye ndanamwishe birarangiye. Kuzuka kwanjye rero nzukiye muri Yesu, ibyo bintu ntabwo amategeko abizi. Oya, aheruka gusa urubanza rukatwa, arabyemera nayo ko umunyabyaha agomba gupfa, kandi umunyabyaha yarapfuye. Mu mategeko y'Imana nge naratsindishirijwe. Nicyo cyitwa gutsindishirizwa. Nicyo cyitwa gutsindishirizwa. Mu kuzuka rero ntabwo nasubira mu rubanza rw'amategeko. Urubanza rw'amategeko rwarebaga umuntu wa kera wari utarapfa. Ndahubwo napfiriye muri Yesu, ikibazo cyane n'amategeko yagize gute cyararangiye. Yesu yazukanye umuntu mushya. Imana Paul yavuze ngo amategeko yanteye gupfa ku mategeko kugira ngo mbeho ku Mana. Nazutse ndi mushya njyana ku Mana kandi direct express uwo mwanya kuko nta kibazo mfitanye n'Imana. Uwo mvuga ikibazo n'Imana yarapfuye. Yesu yazukanye umunyabyaha, Yesu yazukanye umukirano. Abaroma 4:23 yapfiriye ibyaha byacu azurirwa kugira ngo duhinduka abakirano imbere y'Imana. Amen. 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 Umwanya abanza bari muto ariko turagerageza kunyuramo mu mwanya dufite 20 nabambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiri ho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wahunze akanyitanga. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sinjye ukiriho, ni Kristo muri njye. None se uwo muntu utakiriho yongera kandi gusubira mu mategeko gute? Mu mategeko agari mu rubanza. Ni mu rubanza. Uvuga ngo uwo amategeko yari afitanye nawe ikibazo yaramwishe ubwayo biranarangira. Ubwo ndiho noneho si wa muntu wa kera ukiri mu mategeko, ukiri mu rubanza, ahubwo ni Kristo noneho uriho muri njyewe. Niba ari Kristo uriho muri njye se ndongera gusubira mu rubanza gute? Ariko icyo gisobanuro cyo gukiranuka, nicyo gisobanuro cyo Kristo muri njye, nicyo gisobanuro cyo gukiranuka. Kristo muri njye. Kandi abadutera amatwi bajya baririmba ngo nyina Yesu turumva. None Yesu mu rubuga rw'umunyabyaha, Yesu kuko ibyo tukiri abandi bake. Umuntu Yesu yasukanye ni umukiranutsi imbere y'Imana. Nta rubanza kirimo, ibyo bivuze ubona kuba umuntu umukiranutsi ni uko urubanza rw'ibyaha rwiwe rwararangiye. Urwo rubanza rwe rujyanye n'ibyaha yabazwa rwararangiye mu rupfu rwa Yesu. Yesu azutse uwo muranutsi cyaremwe gishya, nta rubanza agifite ku Mana, ahubwo ni umukiranutsi umwere, umuntu Imana itabaraho icyaha na kimwe. Kandi nibyo koko, kubera ko mu isuzumiro Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Kandi Kristo ibyaha byacu abitwaye mu mubiri we. Ariko ni natwe yatwaye. Kandi ni natwe yatwaye. Wewe yatutwaye mu mubiri. Ariho niyo yatwaye ibyaha nta hantu biba mu yagenda kabira amase. Ni abanyabyaha yatwaye. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ashenjagurirwa gukiranuka kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Nta rubanza. Kandi koko amahoro aturuka ku kuntu nta rubanza tugifite ku Mana. Noneho rero Pawulo akomeza avuga ngo sinjye ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Ese niba Kristo aba muri njyewe, nakongera kwitwa umunyabyaha nde? Njye nkaba ntakigaragara. Sinjye uriho,
ahubwo ni Kristo uriho muri nge hanyuma ni igikimbazwa niyo mpamvu mu byanditswe n'ubundi mu gice cya 8 cy'Abaroma ku murongo wa 5 hakomeza kuvuga ngo ninde uzarega intore z'Imana uwo ugiye kurega Yesu niwe wabugiye aho ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza ni Kristo kandi ari we wazipiriye ninde 21 nayo iteye ubwoba 21 turi mu Galatiya umuntu waje nyuma mu gice cya 2 mu 15 turageza kuri 21 ngo sinkundura ubusa ubuntu bw'Imana kuko niba gukiranuka kuzungwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa icyo nicyo kibazo abantu batanye n'Imana guhindura ubusa ubuntu bw'Imana bavuga ko gukiranuka kwazanwa nuko bubahirije amategeko ngo nsabwa gukiranuka ku gato no ku kanini ibyo byarakunaniye niyo amategeko yakwishe turakubwira inkuru nziza habaye n'umuzuko bagenzuye amategeko basanga wayishe niyo mpamvu Yesu yapfuye uri kuvuga ngo wabishobora ukayubahiriza uburyo Yesu yapfiriye ubusa yatapfa ngereye kubyikorera ngiki cyaha nkana nguko gukandagira umwuka we atabavuga ngo gutuka umwuka we ngicyo ubundi nicyo cyaha kibi hanyuma y'ibindi byaha byose nicyo cyaha kitababarirwa nicyo cyaha Yesu atapfiriye nicyo cyonyine ni ukutizera mu yandi ni ukuvuga ko wowe uzagerageza ugakora ibyiza bikaguhesha kwemerwa n'Imana aho rero ubupfobeje icyo Yesu yakoze ndetse ubu navuze ngo yapfiriye ubusa yego rwose Imana ishimwe cyane abantu baba mu buzima bwo guhindura ubuntu bw'Imana ubusa hari n'igihe ubu nizo nizanyigisho ngo zinzadukaze ubuntu ubundi se tutavuze ubuntu twavuga iki kutavuga ubuntu ni ukutavuga ubundi ubuntu ni Yesu niyo tuvuga ko gukizwa ari ubuntu ntabwo tuba tuvuze ubusa kuko hari ikiguzi cyatanzwe kugira ngo ubwo buntu buboneke hari ikiguzi cyatanzwe kugira ngo ubwo buntu buboneke yego rwose cyaratanzwe ntabwo ari ubusa kandi yego ari indirimbo ivuga ngo nyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha muri n'ibanga riri mwegere rero telefone zanyu nimero muduhamagaraho ni 07 82 44 21 25 yari MTN ndayisubiramo 07 82 44 21 25 hanyuma Airtel ni 0738 3 0 0738 3 0 muduhamagare izo ni nimero zo muri studio muduhamagare kugira ngo dusangire ikiganiro tuba turi hano kugira ngo dusangire Allo Country FM Allo turakumva muri bande muherereye he Hategekimana duherereye mu karere ka Rusizi yego turafashije kujya jambo ry'Imana ikiganiro cyagufashije iki numvise hari ubutumwa bw'Imana Imana yabituraye birafashije tubwire muri make cyagufashije mu bwo butumwa ni igiki wungutse ndangutse ko Yesu yadutiriye yego natwe tugomba kwitwara neza kugira ngo tubashe kubana bagenzi bacu neza yego hanyuma ku kijyanye no kubera gupfiriwe byaguhesheje iki utari guhabwa yamesheje ubugingo buhoraho ubuntu bufite mu buryo budasubirwaho ujye ukomeza ukurikira ikiganiro kugira ngo ukomeze kunguka
tuba turi muri studio buri wa kane saa 2 z'ijoro kugera saa 3. Ndabakunda cyane. Muradukunda natwe turabakunda. Ninde mama dusuhuze nawe? Umugisha nitwa Diane ndi kwitara. Yego Diane kwitara. Hanyuma Dia wowe se ikiganiro cyagufashije iki? Ikiganiro hano cyambanye hano cyangejeje pe. Yego wumva waravuye ukajya he? Avuye ahantu kure da. Wavuye ahantu kure. Ibyiringiro by'ijuru wumva bifite? Ibyiringiro by'ijuru wumva bifite? Ndabifite n'ubwongera gushidikanya gakeya nyina ariko ndabifite. Niki kigushidikanyisha Dia ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose kugira ngo akunge n'Imana kugira uwera umuziranenge umuntu Imana itabaraho icyaha? Aracyariho. Agiye agenda ntacyo gushidikanya kuzashira akomeza kurikire kwizera bizanwa no kumva dufite ijambo ry'Imana ikizere. Allo Country FM. Allo Country FM. Oui. Umva muri bande muherereye he? Esara umugisha. Murakoze cyane. Turavugana nande? Turavugana na Asifiwe ku Nkombo. Asifiwe, hanyuma ikiganiro cyagufashije iki cyangwa cyagufashije iki? Kamfashije kumenya ko Yesu yadusiriye. Yego, ariko ntiwari ubizi Asifi? Nari nsanzwe mbizi ariko ubu byari ko yagupfiriye byakunguye iki wowe? Wumva ubufite bidasubirwaho? Ndabufite cyane. Okay, ujye ukomeza ukurikire kugira ngo ibyo byiringiro byawe bikomezwe n'ijambo ry'Imana. Yego Yesu akomeza abamuzi. Namwe kandi murakoze. Allo Country FM. Allo, turabumva muri bande muherereye hehe? Muravugana na Joseph Mererano kwa Byogoro. Yego. Ikiganiro cyagufashije iki cyangwa cyagufashije iki? Ikiganiro cyafashije neza. Kuba Yesu yaradupfiriye. Kandi akaba yaraduhaye ubugingo buhoraho. Nukuba muri Yesu nyine yaragezeho nyine kuba yaremeye kwitangira abana be. Akaba yarapfira kubera ibyaha byacu twarakoze. None icyo ni ikibazo tugombye kuba twamushimira. Kuri ubu ngubu wumva utakiri umunyabyaha? None muratarikira umunyabyaha ubu ngubu. Iyo nuko umuntu yasenga akaba yaba umukiranutsi. Wasenga kandi ukaba wagirwa umukiranutsi no gusenga, cyangwa urupfu rwa Kristo Yesu nirwo rwagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubyizera gutyo bikaguhindura umukiranutsi imbere y'Imana? Kubona ko urupfu rwa Yesu kuba yaradupfiriye nuko yaradukuyeho ibyaha. Okay. Icyo kintu uvuze rero watusoza nicyo gikomeye. Kuba umukiranutsi kwawe gushingiye kuko warakuweho ibyaha. Umukiranutsi ni kimwe n'umwere. Umuntu uri mu rubanza ashinjwa ibyaha hakaboneka undi akaza akavuga ngo ibyo byaha wajya tugiye ko witwa nde? Joseph. Hakaboneka Yesu mu gihe Joseph yaramaze gushinjwa ibyaha ndetse bimuhama. Yesu akavuga ngo ibyaha byahamaga Joseph n'abari nge bihama n'urupfu rubi Joseph yakagiyemo n'abari nge mu rushyiramo. Joseph asigara ari ikibwo ngubwo. Ubu kuba ari ukuvuga nyine ko yasigara nyine ari intunga. Asigara ari umwere nta kibazo afite. Jose ujye ukomeza udukurikire. Buri wa kane saa 2 tuba turi muri studio kugera saa 3. Ntugacikanwe, jya ubwira n'abandi inshuti zawe ngo bashyireho urushinge kuri Country FM. Saa 2 mu kadomo. Saa urari neza. Ya namwe. Country FM allo. Country FM allo. Allo. Turabumva muri bande muherereye he? Isenge Maracyano kuri mu Cyangugu. Yego Tisenge. Kiganiro cyabafashije iki? Cyabafashije yuko Yesu yatugiriye akatubara ibyaha. Tukaba turabera imbere.
amen amen. abera se iwabo ni hehe? abera iwabo ni mu ijuru. ubwo na Tuyisenge iwabo ni he? Iwacu natwe iwacu ni mu ijuru. Tuyise rwose ibyo ni ibyiringiro bidakoza isoni. Ujye ukomeza ukurikire Country FM kuwa 4 saa 2 kugera saa 3 Yego. kugira ngo ukomezwe n'ijambo ry'Imana, ukomerezwe muri ibyo byiringiro ufite ubikesha Yesu. Ubwo inshuti zawe ntizigacikanwe, kuko abantu benshi ntibazi icyabahisha ijuru. Yego, murakoze, ijoro ryiza. Nawe urare neza. Country FM, alo. Alo. Muri bande muherereye hehe? Amazina yanjye nitwa Amani Musa, ndabasuhuje bavandimwe. Turakwikirije rwose mwene data. Ibyishimo nabyo bihise bibuzura. Ayo mahoro natwe tuba tuyafite, tuba tugiye kuyasangira. Nibyo kabisa rwose, mbashimiye Imana cyane kubw'ikiganiro cyiza nanone. Yego. Aba ni Imana ikomeza kuduhera umugisha. Yego rwose. Nibyo ijuru ntabwo rikorerwa abantu bajye babyumva neza, niko kuri. Yego rwose. Kuko niba ijambo ritubwira yuko umwemera wese ntabwo ubugingo buhoraho, ibyo bihagije. Yego rwose. Ukabyumva utyo gusa bikajyamo. Yego. Rero mbashimiye Imana bavandimwe kubw'ikiganiro cyiza. Yego rwose. N'abandi bavandimwe bose ahantu bose bari basuhuje kabisa. Urakoze cyane. Urare neza, ukomeze wishimire mu mwami wacu. Yego yego. Amahoro. Alo. Country FM, alo. Alo. Yes, alo. Musafiri mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kirenge. Yego Musafiri. Turabashimiye kuko ndahwema kutugezaho ikiganiro ijoro ntirikorerwa. Yego rwose. Hanyuma wowe cyakumariye iki? Wowe cyakumariye iki kiganiro? Ikiganiro cyamfashije gusobanukirwa kuko nanjye nabaga mfite ubwoba mu mutima wanjye. Yego. Ariko kuva natangira gukurikira Country FM mutubwira ukuntu Yesu yadusuye akemera kutwitangira. Ugasigara turi intungane, we ibyacu twari dufite by'ibibazo akabidukemurira. Yego. Ubwo niyo mpamvu nanjye nagize icyizere nyine cyo kuvuga ati Yesu Kristo ubu ngubu niwe nizeye, yarancunguye ibyaha byanjye byose yarabipfiriye. Yego. Ubundi intungane ku Mana, umutima wanjye nta kibazo ufite, nta n'urwikeka kuko Yesu Kristo byose yabikoze. Amen. Ujye ubwira n'abandi rero kugira ngo bakurikire ikiganiro nabo baruhuke nk'uko waruhutse, basangire nawe ibyo byishimo by'ijuru ry'ubuntu twaherewe muri Kristo Yesu. Amen. Ego murakoze, mu gihe ijoro ryiza, turakomeza kubakurikira. Urakoze nawe. Aranezerewe kandi birakwiye. Yakuweho urubanza. Ariko abantu bajya bashaka kwinezeza ariko nta munezero. Alo. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Duhereye Igeke. Yego. Nanjye nagiye amahirwe yo kumva ikiganiro. Yego. Ndakira. Yego. Ariko ni ibintu abantu badasobanukirwa. Ariko mwira umuntu wumva afite ikibazo cy'ukuntu yazasobanukirwa mu ijuru ari gute. Yego. Atege amatwi iki kiganiro agere acyumve, ariko nasome Bibiliya kugira ngo nanabaza basi azi ibintu yumva cyangwa se ibintu azi. Kuko aka kanya basanga umuntu atarigeze anasoma Bibiliya, atazi kirimo, ayitwaye atakirimo, ariko banayisoma ngo asobanukirwe n'ubundi ntabyemere. Ntabwo batega amatwi. Ikibazo ni kudatega amatwi no kutemera. Ariko ubutumwa bwiza ndagira ngo mbwire umuntu wese bugumva ngo aha niho hari inzira ya mbere n'iya nyuma yo gukira, kurimbuka. Iyo umunezero mwinshi ku buryo nyine uwabibwira nk'amahanga yose
akabyumva. oya n'ubundi kuri radiyo usubira ukurikiwe na benshi ariko n'abaturanyi n'abandi bose jya ubabwira bashyireho urushinge. nyine tuvuga ubutumwa bwiza kuko uwamaze gukira nawe yumva yakiza n'abandi, yumva bafitiye impuhwe. n'ubundi murakoze katureka twumve n'abandi. urakoze muvandimwe ryiza. aranezerewe cyane. nibyo koko amahoro. Country FM. alo Ego, alo, mukizera mute? turaho muri bande muherereye he? Eric Nyamasheke. Yego Eric, ikiganiro cyabafashije iki? Tumeze neza. Yego. Ikiganiro cyabafashije iki? Ikiganiro cyadufashije neza kuko natwe twamenye Imana. Mwayimenye mu bayoboka, tumenye imirongo muri Bibiliya, natwe ubu ngubu twasomera abandi bakumva ijambo ry'Imana. Mu mirongo yasomwe wakuyemo iki cyakunguye? Imirongo nasomye ibi byinshi kuko umuntu w'umukristo ntabwo wabibura pe, ntabwo muri Bibiliya. Yego, nyine dusangiza icyakugiriye akamaro mu bintu twasomye kandi twasobanuye. Yangiriye akamaro mu gukunda abagenzi banjye nk'uko nikunda. Urakoze, ukomeze ukurikire mu minota dusigaranye, urunguka n'ibindi byinshi, ariko buri wa kane saa 2 kugera saa 3 gishyiraho urushinge kugira ngo usobanukirwe inzira ijya mu ijuru. Urakoze cyane. Yego, turakomeza tubakurikire, murakoze namwe. Yego nawe. Mu mirongo twasomye ko umuntu adashobora gutsindishirizwa n'imirimo. Alo Country FM. Mwiriwe neza. Yego Emmanuel. Rero ntangira ikibazo. Tubaze. Ni ukuvuga ngo hari ibintu wenda nk'umukiza gatolika usanga gusatiriza. Yego. Mu barokore hakabaho kwihana cyangwa kwitunganya. Kandi niba twese twemeranywa tubyumva kimwe ko amaseso aducunguye, ibyo ngibyo tujya kwitunganya imbere y'abantu hari icyo badufasha. Ikibazo cyiza. Mbere yuko tugusubiza we wumva ari cyo byafasha, ariko nabwo turagusubiza. Mbo ngiye mu Rwanda abantu uburyo mbyumva. Nimba ngewe nawe cyangwa n'undi tubyumva kimwe ko Yesu yaducunguye. Yego. Akaba ari incungu y'ibyaha byacu. Yego. Ngewe rero numva nta rundi rubanza nagakwiye kugira cyangwa nagakwiye kugirana n'umwana w'umuntu uko nacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uko ibyo nkora byose kuko Yesu niyo ncungu y'ibyaha byanjye. Yego. Ese byaba byarongeye kwisubiramo tuvuga ko yisubiyeho. Hajya njya kwitunganya imbere y'abana n'abantu, niba navuga na runaka nabi, reka ngende njye mu materaniro njye gusenga, reka njye kwa padiri mpfukame mu biri byanjye byose. Ibyo ngibyo hari icyo byadufasha mu dusobanurira aho ngaho. Urakoze. Ntacyo byagufasha mu kijyanye no kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Keretse cyakora niba ari umuntu wahemukiye, yego, ujye wiyunga nawe. Yego. Ariko Imana yo yakubabariye kera ubwo amaraso ya Yesu yamenekaga azira ibyaha byawe. Imana yarangije kukubabarira, ariko umuntu mugenzi wawe niba ari we wakoshereje, ujye wiyunga nawe kugira ngo mubane mu mahoro. Nitugusubije neza ubyumva kimwe rwose. Yego. Urakoze. Murakoze. Urakoze namwe. Ni byiza cyane abantu bashobora gusobanukirwa. Biranejeje. Izo mbabazi zabanza kugisaba nde kubera ko nta. Alo Country FM. Alo Country FM. Muri bande muherereye he? Maramutse bavandi. Mwiriwe neza. Tumeze neza cyane. Yego. Aha, ntabwo turi ku mwongera ijwi. Ibivuga ngo yego. Banyitaba yiga pasiteri ku Nkombo. Yego, pasiteri ku Nkombo. Beze neza mama. Icyabafashije ni iki? Igomba gutuma umuntu atasumura kabisa.
atabwira mugenzi we nabi kubera ko yego murakoze mukomeze mukurikira ikiganiro murakoze mukomeze mukurikira ikiganiro kandi buri wa kane tuba turi muri studio guhera saa 2 kugera saa 3 mujye mukomeza mudukurikire aho namwe tubakurikiye cyane murakoze cyane Country FM alo Country FM alo alo muri bande muherereye he Kwizera Jean Baptiste ego Kwizera none se yego ko numvishije ikiganiro ngo ijuru ntirikorerwa nibyo koko ibintu abimera nkaho bikanguye umuntu yego nibyo bati none se ikibazo mfite yego kuki mu rusengero badusaba ibya 10 n'amaturo kandi bakatubwira ko byandikwa ku Mana tubijya ku kijyanye no kujya mu ijuru Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo ntawe ujya mu ijuru atari we umujyanye nawe akujyana ate nawe akujyana gute Yesu numva ngewe wakujyana bitewe n'imirimo n'ibikorwa wakoze mu isi oya ubwo niwe waba wijyanye ahubwo akujyana hashingiye ko ibyaha byawe byose wari kuryozwa byari no kubuza kujya mu ijuru yemeye ko Imana irimushyiraho ikanamuhana igihano yagombye kuzaguhana noneho rero ubwo yamuhannye igihano cyawe wowe yagukuyeho urubanza rw'ibyaha ibyo rero nibyo wizera ko wababariwe ko nta cyaha Imana ikikubaraho ukaba mu isi utunze ijuru ry'abera ry'abakiranutsi kuko nawe wahinduwe umwera no kwizera Yesu Kristo sinzi niba icyo kintu cyumvishe no ubwo Yesu arabirangije muri make kera wahubwo watinze kubimenya wavutse usanga ibyo bintu yarabigukoreye urupfu Yesu yapfuye rwagukuyeho urubanza rw'ibyaha azutse akuzura icyaremwe gishya udafitanye n'Imana ikibazo nibyo wizera ukabaho mu isi wizeye ijuru mu buryo budasubirwaho urikesha Yesu yego none se nka buriya uko tujya mu rusengero tugatura kandi bakwigisha yuko amaturo dutuye ari ugushimira Imana ibyadukoreye ubwo byo bijyaye wenda ntabwo twinjira mu cy'amaturo twashaka kwinjira cyane mu kijyanye no kujya mu ijuru ibyo bintu byose wakora ntabwo byaguhesha ijuru ikiguhesha ijuru nicyo Yesu yakoze reka da no Yesu aradupfiriye mbega muri make yego ndasobanukiwe murakoze cyane tuba turi muri studio buri wa kane saa 2 kugera saa 3 kuri Country FM ujye ushyiraho urushinge buri wa kane saa 2 kugera saa 3 rwose ntagukuraho pe ntagukuraho unashishikarize n'inshuti zawe Yesu aduhana umugisha sawa reka twakira umuntu umwe hari Country FM alo ngira ngo nta uraza yego reka tuha amahirwe umuntu umwe ushobora guhamagara abaye ntawe yaje Country FM alo halo unyarutse cyane DMR sinagiraga ngo nemeze umuvandimwe wacu koko kw'ijuru ridakorerwa yego mubwire impamvu ridakorerwa nagiraga ngo mubwire ko byose Yesu yabirangije wowe urarifite uraryicaranye DMR ngewe ndabyicaranye ndashikamye rwose urakoze ijoro ryiza amasaha yatujyanye iri joro ryiza urakoze turabashimiye mwese badukurikiye mushatse gukomeza kuduhamagara muraduhamagara kuri nimero zacu bwite yego pani zimwahamagaraga izanjye Emile ni 0784 42 iyo ni MTN iri no kuri WhatsApp ushatse no kujya kuri group yacu WhatsApp niyo wakoresha yandikira hanyuma Airtel ni 0733 99 33 iyo ntago iba kuri WhatsApp ariko wayihamagaraho tukakwitaba nta kibazo aha iyanjye ni 0788 39 26 33 5
iyindi ni 07 18 25 900. umuntu ukoresha YouTube ajye kuri YouTube ashyiremo Ijuru Ntirikorerwa TV gusa arahita abona channel yacu iri ibiganiro byinshi cyane ararushaho gusobanukirwa. yego Amore y'Imana abane namwe mwese none iteka ryose. amen.